Asman, look, Asman! Hey! Yes kabisa ngorero Asumani Ndikumana arimo aragenda yakira amafaranga ngaya amafaranga. Wow, Ndikumana Asman. Yitwa Ndikumana Asumani. Ngaya amafaranga Ngaya amafaranga Ndikumana Asman ati muyazane hano. Ako chaka cha mfano.
na telefone arimo aragenda aterekamo na telefone yitwara kanda kanyenyeri bareba kanda kanyenyeri kabisa wageze bana kabisa twebwe The Planet Scholar Service yatangiye mu mwaka wa 2023 ubu turi mu 2025 ariko tugeranyije ndabanyeshuri amaje kugenda muri urwo rugendo rwo kuva muri 2023 kugeza muri uku kwa 9 bazagenda nk'abanyeshuri barenga 50 sawa mu Rwanda gusa dufasha ari n'abandi wenda bo baturuka mu bindi bihugu tukagenda bose tubafasha korera mu mujyi wa Kigali muri quartier Mateus mu nyubako ya Believe House muri floor ya kabiri umuryango wa 001 noneho umwihariko wacu mu gukora twebwe umunyeshuri tumukurikirana mu gutangira muri document urugero ajya bari gushaka document ariko akaba atazi ngiyi document nayikoreye yo gukoresha application tumuguiding uburyo ki yabona iyo document niba ari passport wenda ashobora kuba atazi uburyo ki ayibona tukamubwira ati uraca muri uburyo kugira ngo ujye kuri immigration bayiguhe niba ari document ya English proficiency nawe tukamubwira uburyo ki azayibona non criminal record ubwo ushinzwe ibya document abagomba nyine kumuguidinga mu buryo bwo The Planet Scholar Service turi team y'abantu bagira muri 6 abari mu Rwanda urumva umwe abafite icyo ashinzwe ni ushinzwe wa document agomba gukurikirana umunyeshuri hakabayo n'ubushinzwe application hakabayo n'ubushinzwe visa Murekate kumbona utemba itoto ibanganire ngo nanjye mbwira biwanye nibisanzwe nuko umuntu aba yaramenye ibanga ryo kurya neza hakiri kare ubuse mama ko nge ntabona amafaranga yo kugura izo nyama za buri munsi yewe niba ugitekereza ko ukeneye inyama za buri munsi uribeshya rwose ubibanga namenye ni umuceri imbere ya mbere muri Tanzania wa Bemama na Baba Rice naba natekesheje amavuta ya Mount Mero Soyiko bikaba karusho kandi buriya agafarini kazania nako ni ingenzi wanjye uwo muceri utumye utemba itoto gutyo cyane rwose ariko naho urashoboye ubusujya muri Tanzania kugura umuceri ashwida Alois Supply Company barahari ku gacu twese ubwo nabasanga he bakorera mu isoko rya Nyarugenge munsi ya Ragarete cyangwa se ku mashami yaba ari ku isoko rishya rya Nyarugenge mu muryango wa B5 akarongo 14 wabahamagara kuri nimero 0782 cyangwa se kuri 0782 ndetse ni Kabuga kwa Maisha wabahamagara kuri 0782 55 59